AI isi iri kuvuga ngo hinduka cyangwa se ubisigamugani. Gusa igishimishije ni kimwe, ese umurimo wacitse burundu? Oya. Ese nitwe twacitswe n'igihe? Yego. Si igihano nk'ibindi. Umurimo wabaye ikimenyetso cy'uko kugira ngo ubone ugomba kubanza gutanga, kugira ngo urye ugomba kubanza guhinga, kugira ngo ubeho ugomba guhangana n'isi. Isi ubwayo ni isomo, ikaba n'umwarimu mwiza. Niba ushaka gutsinda mu buzima, igisi muri rusange, ukunda umurimo by'umwihariko, witoze kubana na bose neza, niyo ngabo nabonye yagukingira imihini y'ubuzima. Muraho neza nshuti z'ubuzima bufite intego, murakaza neza kuri Bivuge TV. Nge turi kumwe nitwe Eric Ngabo. Muri iyi episode tugiye gusubiza ikibazo gikomeye: umurimo ni iki mu buzima bwa muntu? Kuki twawugira no mu gihe tutari kuwushakamo amafaranga? Umuhanzi w'umunyarwanda yavuze ku ntwaro yitwaje ituma yirenza ibihe bibi. Atuyitwaje azira kuneshwa, utayitunze we akazira kuramba. Ati nta yindi ni umurimo. Umuhanzikazi wo muri Nigeria we yararirimbye ati nobody like work, but you must hustle if you wanna job. Aha bivuze ngo nta muntu ukunda akazi, ariko ugomba gukora cyane niba ushaka kurya. Aya magambo rero abahanzi batubwiye avuga ukuri k'ubuzima. Nubwo abantu benshi baba bifuza ibyiza, nta buryo bwo kubigeraho utakoze. Guharanira ubuzima bwiza ni itegeko, utabikoze ntacyo wazageraho. Hari igihe isi yari ubusitani, umuntu atagira icyo ashaka, atagira icyo arwana nacyo. Icyo gihe umuntu yabaga hadakora, byose bihari. Ariko kuva aho umuntu yamenyeye gutandukanya icyiza n'ikibi, umurimo waravutse. Umurimo ni uburyo bwahawe umuntu ngo abe afite agaciro, kuva ku kurima ubutaka bwa mbere, kubara imibare no kuvumbura ubumenyi, kugeza ku kubaka imijyi. Umurimo wahindutse icyaro hagati y'inzozi n'ukuri. Iyo tuvuga ku murimo, ntabwo tuvuga gusa ku kazi, turavuga ku murage, ku nshingano no ku musingi w'ubuzima bwa muntu. Buri kiremwa cyose cyavutse gifite icyo kigomba gukora. Umurimo rero si igihano, niyo soko y'ubuzima bwa muntu. Ni inzira yo kubona impamvu yo kubaho, kuko iyo utagikora uba utagifite icyerekezo, yewe n'agaciro karagabanuka. Hari abavuga ko akazi karangiye, abandi bakavuga ko katangiye bundi bushya. Isi yo irahinduka buri munsi. Nibaza niba warabibonye nawe, imirimo igenda iburirwa irengero. Ibikoresho bigezweho byasimbuye amaboko, porogaramu zisimbura ubwenge bwa muntu. Ese umurimo wacitse burundu cyangwa nitwe twacitswe n'igihe? Tugiye gusesengura uko isi yahinduye umurimo. Nicyo bisobanuye kuri wowe uri hano ushaka gusobanukirwa aho ujya. Reka twibaze, ese umurimo wacitse burundu? Oya, umurimo ntiwacitse, ahubwo wagiye uhindura isura bitewe n'impinduka z'igihe, ikoranabuhanga n'imibereho y'abantu. Nta gihe abantu bazabaho batagomba gukora, ahubwo ibyo bakora n'uko babikora nibyo bihora bihinduka. Urugero, mu gihe cya kera abantu bakoraga mu mirima n'intoki, nyuma haza imashini zihinga zirabasimbura. Abari bashinzwe gucunga ububiko ubu basimbuwe na za software z'ububiko n'ibyitwa artificial intelligence, AI. Icyabaye rero si uko umurimo wacitse, ahubwo hari imirimo yapfuye indi iravuka, indi igahindurirwa isura. Twongere twibaze, ese nitwe twacitswe n'igihe? Yego. Abantu benshi bagumye mu myumvire y'imirimo ya kera, aho umuntu yize amashuri agategereza akazi ka leta cyangwa akazi kazwi nk'agakomeye. Nyamara isi yarahindutse. Akazi ntikagitangwa ushingiye ku mpamyabumenyi gusa, ahubwo hasigaye harebwa ubushobozi bwo guhanga udushya. Muri iki gihe hakoreshejwe ikoranabuhanga, umuntu asigaye yihangira imirimo. Content creation, online businesses, byose byabaye imirimo ikomeye. Kera ababikoraga bafatwaga nk'imburamukoro, ariko ubu bifite agaciro gatangaje. Abacitswe n'igihe rero ni abataramenya ko umurimo mushya ari uwo wihangiye. Umurimo w'iki gihe ukeneye ubwenge n'ubushishozi, utanga ibisubizo kandi uhora uhinduka. Usaba guhora wiga. Buri munsi haba hagiye ikoranabuhanga rishya, uko umuntu akora ibintu bigahinduka. Gusa igishimishije ni kimwe, ikoranabuhanga ritwara imirimo isanzwe, ariko ntirishobora gufata imirimo isaba guhanga udushya, gutekereza kure no kumenya abantu. Icyo twavuga ni uko umurimo utigeze ucika, ahubwo tugomba guhinduka natwe. Utagendana n'igihe, igihe kiramusiga. Isi iri kuvuga ngo hinduka cyangwa se ubisigamugani. Ukuri ni uko nutabasha guhinduka uzahora uvuga ngo isi yarahindutse kandi ari wowe wasigaye inyuma. Ni igikoresho cyo gusobanura ubuzima. Bivuze ko umurimo atari igihano, ahubwo ni ishingiro ry'umuntu, kandi ugaragara nk'uburyo bwo kwegera agaciro k'ubuzima. Umuntu udakora ni nk'udahumeka. Isi idafite umurimo ni nk'ikirere kitagira umwuka.
nk'uko mubimenyereye ku musozi tubabwira ku kiganiro kizakurikira. Kuri iyi nshuro turabasogongeza kuri episode ya 5 y'ubuzima bufite intego, aho tuzavuga ku buryo wakwitwara mu gihe ukorera abandi. Tuzagaruka ku rugendo rwo kwiyubaka, uko umuntu akora fondasiyo mu byo akora byose kabone niyo byaba atari ibye. Tuzinjira mu ibanga ry'abakozi bahindutse abakoresha, wowe ukorera abandi ariko ugakora nta murava n'ubwitange wumva ntacyo ukorera. Episode itaha ni iyawe, ntuzacikwe.